Yesu ashimwe bavandimwe inshuti Sandi Umutsinzi TV. Umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka mwiza kuri twebwe, umwaka wo guhozwa, umwaka wo gushumbushwa, umwaka wo kongera kugirirwa imbabazi nyinshi, kandi umwaka wo kwitabwaho, wo gukorerwa n'umwuka wera. So rero ndakwifuriza uyu mwaka kuzakubera umwaka wo kuzamurwa, uzamurwe, uzarengerwe, uzabohorwe, ngo yari yose ufite hazashyirwe iherezo ku bibazo byose, kandi ubuzima bwawe buzahinduke completely. So rero uyu mwanya Ndi Umutsinzi TV tuje kukumenyesha ubuhanuzi ugomba kwinjirana muri uyu mwaka, umwaka wa 2025. Nyuma iri jambo rizagendane nawe, kandi uzamenye ngo ni ku Uwiteka Imana iri kuvugana nawe. Kuvuga ngo hari ijambo Imana yampaye kuguhereza ry'umwaka utaha, ntuzigere ugira ikibazo namba. Imana ijambo ari muri Yesaya, hari Yesaya 50:7-8, kaba na Yesaya 54. Reka nze mbikubwiraho gatoya, hanyuma uwakire rino jambo ari ryo uzajya ugenderaho ijoro n'amanywa muri uyu mwaka wa 2025. Rizakomeze kandi rizakubere imbaraga. Igihe cyose uzaba wumva hariho gucika intege, uzajya ukomezwa n'ino jambo, kandi rizagenda riguhindurira amateka, n'ibitangaza bizagenda biboneka. Ubuhanuzi iyo Imana ibutanze cyangwa iyo ivuze ngo iri jambo ni ryanyu, ni ijambo ryo kugukiza, ijambo ryo kugutabara. Igihe cyose wumva utari safe, niryo jambo ugomba kuba ufite. N'igihe cyose uri safe, niryo jambo ugomba kuba ufite. Igihe cyose utekanye n'igihe udatekanye, niryo jambo ryawe. Kuvuga ngo nibwo buzima bwawe bw'uwo mwaka. So rero Imana ishimwe, uzaba ari umwaka wo gufashwa n'umwuka wera, nk'uko umushumba wanjye, umubyeyi wanjye, Imana yawumweretse, nako gufashwa n'umwuka wera. Nawe rero wikonekite kuri iryo jambo, hanyuma rero uwo mwuka wera kugufasha, hari ibyo arimo aravugana nawe nanone uyu munsi. Ngiye gusoma muri Yesaya 50, igice cya 50, Yesaya ndetse n'umurongo wa 8 cyane, ndetse na 54 nayo uraje wumve ibintu Imana iri kuvugana natwe, hanyuma tuzakomera, kandi tuzakomera cyane. Yesaya 50, umurongo wa 8 wa 9. Harimo aravuga ngo, umurongo wa 8 haravuga ngo, ariko niyo wahera kuri 7 kugeza ku 9, haravuga ngo, kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. 8 akavuga ngo, unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Haleluya. Hanyuma 10 naho aravuga ngo, ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka kumvira umugaragu we, ugenda mu mwijima adafite umucyo? Niyiringire Imana, niyiringire izina ry'Uwiteka, kandi yishingikirije ku Mana ye. Haleluya. Aya ni amagambo meza cyane ukwiye kuzagenderaho muri uyu mwaka.
kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Vuga ngo twebwe ko twizeye ko tuzatabarwa, n'umwuka w'Imana azadutabara, azatwitaho, azatuyobora, azatubera umujyanama, azatutsindishiriza, azaturwanirira. Hanyuma niba azaturwanirira, ninde uzadutsindisha? Aravuga ngo sinzamwara, nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Bivuga ngo muri uyu mwaka menya ngo nta gukorwa n'isoni, nta kimwaro kizagukora. Hanyuma Imana niyo iguhagarikiye, Uwiteka niwe uguhagarikiye, ninde uzagutsindisha? Niwe Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ninde uzadutsinda? Ntawe, nta n'umwe. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ngo nta gutsindwa guhari. Umwaka utaha nta gutsindwa guhari. Umwaka utaha ntawe uzahaguruka kuburanya ngo agutsinde, ntibishoboka, kuko Uwiteka ari iruhande rwawe, niwe ugutsindishiriza. Hanyuma umurezi wawe arishye, niba nahari nahagarare muburane, hanyuma arebe ko azatsinda. Bivuga ngo nta muntu uzagutsinda, nta kintu kizagutsinda, ukuvuga ngo uzaba umutsinzi no kurushaho bitewe n'uguhagarikiye. Haleluya. Reka turebe neza nanone, ubyiteho bino bintu. Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Hanyuma ngo bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Ni bande? Ni bya bibazo byose bizibeshya guhagurukira kukurwanya no kukuburanya, bizakubitwa hasi, bizasaza nk'umwambaro, bizaba ibidafite umumaro, bizajugunywa, bizatsindwa, bibi bidafite umumaro. Hanyuma ngo inyenzi zizabarya pe. Vuga ngo bazaribwa n'ibyo batazi. Ntabwo uzabarwanya, ahubwo bazisanga batsinzwe, bazisanga bariwe, bazisanga bamizwe, bazisanga batakiriho, bazisanga nta guhaguruka. Abo ni abanzi bawe. Hanyuma baba ari abanzi b'abantu, byaba ari imyuka yikwanga, byaba ari indwara ndetse n'ibindi bibazo ibyo ari byo byose, ngo bizakubitwa hasi, bizarimburwa rwose, bizasaza rwose, ntacyo bizigera bigutwara. Uzabaho uri umutsinzi mu buzima, uko ugutsindishiriza ari bugufi bwawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzatsindwa, ntawe uzaguhagurukira ngo agushobore. Umuntu wese uzahaguruka azagwa ari wazize, uzahagurukira kurwanya azagwa ari wazize. Ururimi ruzahagurukira kukuburanya ruzatsindwa, uzarukondana. Haleluya. Wishime, unezerwe. Umwaka utaha uzakubera umwaka wo kugera ku bintu bikomeye, kubera ko hari uguhagarika. Imana kuvuga ngo iri mu ruhande rwawe, iri kumwe nawe. Ninde wagutsinda? Who shall fear you? Ninde wagutera ubwoba? Nta n'umwe uhari, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Yes. Hanyuma ngo ninde wo muri mwebwe wubaha Uwiteka akaba ari kugenda mu mwijima adafite umucyo? Ese uyu munsi uba Uwiteka ukaba urimo uragendera mu mwijima, ukaba uri kugendera mu bukene, mu bushomeri, mu byago, gupfusha, mu burwayi, mu kurwaza, mu madeni ndetse n'ibindi bibazo byinshi bikubuza amahoro, bituma ugendera mu uwo mwijima? Niyiringire Uwiteka, iringire Uwiteka kandi ishingikirize ku Mana yawe. Kuvuga ngo Imana yawe iri mu ruhande rwawe, kuvuga ngo ndi mu ruhande rwawe, ntabwo uzatsindwa, ntacyo uzaba. Hanyuma ishingikirize kuri we, ishingikirize kuri iryo jambo avuze, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buzagutumbagiza, buzakugira neza. Hanyuma reka tuve hano twerekeze kuri Yesaya 54. Ni gatoya,
Psalm 54. 54 uze kuyisoma uvane hejuru kuri rimwe ukomeze, ariko njyewe ikintu ushaka kukwereka ni 4 ndetse na 5. Haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo w'umupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Haleluya. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, n'umugayo w'umupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Imana ibikubwiye ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, nuko izi ko izabiguhagaze iruhande, nuko izi ko izabiguhagarikiye. Wimwara kandi wigira ikimwaro. Hari aho warenganyijwe, hari abo uri kumwe nabo bagukondana, bahora bakwereka amakosa, bahora bakwereka ko ntacyo uzimara, bahora bakwereka yuko hari ibyo wakoze kera bizakugiraho ingaruka ahazaza. Witinya wimwara, ntabwo uzakorwa n'isoni, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, aho wanyuze bitagenze neza, aho wanyuze ugakora amakosa bigatuma bakwanga, bigatuma baguca, bigatuma bakuvuga. Wimwara, ntabwo uzakorwa n'isoni, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo w'umupfakazi bwawe uzayibuka ukundi. Witinya kuko utazakorwa n'isoni. Uyu mwaka uzagende ubizi, nta gukorwa n'isoni kuzabaho, kuko Uwiteka azabana nawe cyane, kandi ntuzamwara, ahubwo azaguhereza indishyi z'akababaro bikwibagize isoni zo mu bupfakazi bwawe, cyangwa isoni zo mu bihe byawe bitari byiza byahashize. Azagukiza guha icyubahiro, ni ko Uwiteka Imana ivuga. Ukomere rero, wishimire uyu mwaka uje, n'umwaka ukuzaniye ibisubizo, ntuzagiraho amaganya na rimwe. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Njye Evangeliste Robert Victor, ni ijambo ry'ubuhanuzi narindi kuguha Imana mpaye kuguhereza uzinjirana mu uyu mwaka uje. Komera cyane, urushaho kugubwa neza, mu izina rya Yesu, amen.